agezweho mu myidagaduro buri munsi ukwiye kujya uyakurikirana hano kuri Today 250. Wowe utwumvise ari ubwa mbere nawe reka nkubwire ngo ntugende udakoze subscribe. Mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa kane rishyira ku wa gatanu ari ku itariki ya 27 nibwo mu mujyi wa Kigali habereye igitaramo cya Gene's Comedy nk'uko bisanzwe, ariko iki cyo cyari gifite umwihariko w'uko hizihizwaga imyaka 3 ishize ibi bitaramo bitegurwa n'uwitwa Merci. Undi mwihariko wari uhari muri iki gitaramo nuko cyahujwe n'abakomediye cyangwa abanyarwenya b'i Bugande. Ni ukuvuga ngo Gene's Comedy yo mu Rwanda yari yatumiye Comedy Store yo muri Uganda kugira ngo baze gufatanya muri iki gitaramo cy'urwenya cyo kwizihiza imyaka 3 Gene's Comedy imaze ikorwa. Cyari igitaramo cyagenze neza, cyari igitaramo cyiza, abakitabiriye basetse, bishimye, batashye banyuzwe, ariko nta byera ngo de. Niyo mpamvu tugiye kugaruka kuri ibi bintu 5 twabonye muri iki gitaramo bitagenze neza. Ubusanzwe abantu bamenyereye kubona inkuru z'ibitaramo zivuga uko byagenze neza, zivuga uko abantu batashye bishimye, ariko nyamara ntihagire isesengurwa rikorwa kugira ngo hagaragazwe na bya bindi biba bitagenze neza kandi biba byagaragariye buri muntu wese kugira ngo ubutaha bizakosorwe bibe byiza kurushaho. Icyo tugambiriye si ugusebanya, icyo tugambiriye si ugusenya igitekerezo kiba cyakozwe, ahubwo icyo tuba tugambiriye ni ukugira ngo birusheho kuba byiza buri munsi kugira ngo abagenerwabikorwa bajye banyurwa, bajye bumva ko amafaranga yabo bayishyura muri ibi bitaramo atari ukuyajugunya. Ibi bintu 5 rero tugiye kugarukaho ni ibintu byashoboraga kugaragarira buri wese waje muri iki gitaramo, ariko udashobora kubona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, na cyane ko byo biba byishyuwe. Bimwe muri byo biba byishyuwe kugira ngo bize bigaragaze ishusho nziza y'igikorwa. Niyo mpamvu utapfa kubona inkuru nk'izi ngizi ahandi. Today 250 nicyo twaziye. Ku mwanya wa mbere w'ikitagenze neza muri iki gitaramo cya Gene's Comedy ni ubwitabire. Mu by'ukuri dusanzwe tuzi ko ibi bitaramo by'urwenya biba 2 mu kwezi, uwa 4 wa 2 w'ukwezi n'uwa 4 wa nyuma w'ukwezi. Biritabirwa inshuro nyinshi, biba byitabiriwe. Ubaze inshuro bititabiriwe ku rwego rushimishije wasanga ugereranyije rwose ari nka 2%. Indi 98% byaragiye byitabirwa. Ariko kuri iyi nshuro hizihizwaga imyaka 3, by'umwihariko hatumijwe n'abanyarwenya bakomeye i Bugande kuza kwifatanya n'abanyarwanda, ariko byatunguranye kubona ubwitabire bwari buri ku rwego rwo hasi pe. Ubusanzwe kandi Kigali hasanzwe hari amahema agiye atandukanye aberamo ibitaramo bigiye bitandukanye. Hari ihema ryari risanzwe rinini ryifashishwaga, ryarasenywe kugira ngo rivugururwe. Rero byatumye iki gitaramo kibera mu ihema rinini kuruta yandi yose aba hari ya kandi Kigali. Ni ihema ryakira abantu 5,000, rishobora kwakira abantu 5,000 cyangwa barengaho gatoya bitewe na setup wakoze cyangwa uburyo wabicaje. Rero ni naho n'iki gitaramo cyo kwizihiza imyaka 3 ya Gene's Comedy cyabereye muri iryo hema rinini ryakira abantu 5,000, ariko ntabwo abantu bashoboye kwitabira nk'uko byari byitezwe. Ubwitabire mu by'ukuri ntabwo bwari bushimishije. Wenda abateguye baba bafite ubundi buryo bari buze kungukamo bitewe n'uko usanga bafite abaterankunga, hari abafatanyabikorwa bagiye batandukanye baba bashyiriyemo amafaranga, bikaba byabakavaringa mu gihombo. Ariko turebeye ku mibare ya audience cyangwa abitabiriye, iyi mibare iri hasi ku buryo rwose utatinya kuvuga ko bahiye mu yandi magambo.
ntabwo byari bimenyerewe muri Jen's Comedy kubona audience ingana gutya, ngira ngo namwe muri kubibona kuri ayo mavideo ko hari harimo abantu bakeya. Urebeye ku mafoto aba yasohowe mu bitangazamakuru, ntabwo bashobora kukwereka iyo myanya iri empty kubera impamvu zabo ntazi, cyangwa buri wese afite uburyo akoramo akazi ke. Ntabwo bashobora kukwereka iyo myanya iri empty ku buryo bakwereka abantu bicaye muri VIP gusa ukabona ko sale yose yari yuzuye, cyangwa se umuntu afotoreye kuri stage ntabwo ifoto ye ayigeze inyuma ngo akwereke n'iyo myanya y'inyuma, akwereka iyo myanya y'imbere gusa, ukareba abantu b'imbere ugahita ubona ko sale yari irimo abantu, ariko mu by'ukuri muri kubyibonera ku mashusho ko ubwitabire bwari yanga. Byageze aho iyi myanya y'imituku, izi ntebe z'umutuku muri kubona aho inyuma, niyo myanya ya irregular, babandi babishyuye 10,000, ariko byageze aho bakura abantu aho muri irregular babazana muri VIP. Aha hari izi ntebe z'imikara, barabwira mwegera imbere kugira ngo bidasa nabi. Abantu bose bava muri irregular begera imbere, ariko nabyo ntibyabujije ko hagaragaramo ibihanga nk'uko muri kubibona ko n'izo ntebe z'imikara nazo ntabwo zose zari zicawemo. Uwavuga hari huzuye ni muri VIP honyine, kandi buriya muri VVIP uhita ubara ko haba harimo n'abantu baba bafite ama invitation, baba batumiwe, haba harimo babafatanyabikorwa nyine baba bashyizemo amafaranga, baba bagomba kwamamarizwa, nabo baba bafitemo ama invitation, baba bafitemo imyanya aho ngaho muri VVIP. So mu by'ukuri ugahita usanga iyi VVIP yose ubaze ushobora gusanga abarenga 50% baba batishyuye, abandi 50% ari bo bishyuye. Ngira ngo icyo cy'ubwitabire urabona ukuntu byari byifashe. Gusa nanone ugereranyije kubaza abantu barakubwira ngo 10,000 byari byishyujwe muri irregular ni amafaranga menshi. Ubusanzwe kwinjira muri ibitaramo bya Jen's Comedy, iyi myanya isanzwe ya irregular yinjirirwagamo ku 5,000. Ubundi Jen's Comedy yagiraga imyanya ibiri, irregular na VIP. Irregular yabaga ari 5, VIP ari 10,000. None kuri iyi nshuro irregular niyo bagize 10,000, VIP bayigira 20,000 na VVIP 35,000. Ni ukuvuga ngo iyi myanya y'imikara niyo yari VIP, hanyuma VVIP ikaba ari iriya myanya y'imbere ibirimo n'amatable nk'uko muri kubibona. Rero iyi irregular yaje guhomba yose, biba ngombwa ko bahita bafata babana bo muri irregular babimura muri VIP muri iyi myanya y'20,000, nubwo nabyo byanze hakanga kuzura n'ubundi bigakomeza bikamera nk'uko muri kubibona. Rero abantu bavugaga bati 10,000 bari bishyuje muri irregular ni amafaranga menshi, kubera ko iyo umuntu afite 10,000 azi ko ari buze muri Jen's Comedy abara ko ari bwishyura itike ya 5, ubundi ibindi 5 akabikoresha mu transport cyangwa kugira akantanywa. Rero iyo mubwiye ngo 10,000 byose ni muri irregular, aho ngaho imibare ibipfuye, kubera ko ahita atangira kubarira hejuru y'10,000 kuzamuka, na cyane ko ibitaramo birangira mu masaha akuze, biraba bigoye ko transport yaho iza koroha nk'uko biba bisanzwe bigenda mu yindi minsi. Icyambere rero cyari ubwitabire butari bushimishije, ntabwo ubwitabire rwose bwari bumeze neza muri iki gitaramo cya Jen's Comedy. Ku mwanya wa kabiri mu bitari bimeze neza hazamo lighting. Mu busanzwe ibitaramo bya Jen's Comedy kuntu biba, stage cyangwa ku rubyiniro niho haba hari urumuri rwinshi. Muri audience, muri public nta rumuri ruba ruhari kuko nta n'uruba rukenewe. Ndibaza ko umuntu uri kuri stage niwe abantu baba bakeneye kureba. Rero binyuranye n'ukuntu iri joro byari bisetinze, kuko wabonaga ko urumuri sale yose igaragara kimwe. Urumuri ntabwo bigeze bashyiramo amatara y'umwihariko, ni amatara asanzwe muri iriya tente niyo yonyine yakoreshwaga, niyo yonyine yamurikaga. Byatumaga kuri stage haka nk'uko no muri audience hari kwaka. Cyokoze bafashe
baje gufata bagabanyamo kabiri. Iyi sare murabona ni tente nini, bagabanyijemo kabiri. Iki gice cy'inyuma cya irregular ntabwo bagicanye, ni ukuvuga amatara yo hejuru yakira muri icyo gice ntabwo yakaga, hakaka aya yandi y'imbere, bituma kuri stage muri VVIP hose hari urumuri rumwe, nyine hose hagaragaraga kimwe, hakaga kimwe. Ntabwo wabonaga umwihariko wa stage w'ukuntu stage iri kwaka, bitandukanye nuko twari dusanzwe tubimenyereye ko stage ari yiba yaka muri audience hataka, none hose hakaga bingana. Iki ni ikibazo kuba batarigeze batekereza gushyira amatara kuri stage, kuko ni igitaramo of course, niyo mpamvu babyiswe igitaramo. Ntabwo uru rumuri rwose nirwo rumuri ruba rukenewe, ruba ruhagije mu bantu, ariko ntabwo audience iba ikeneye uru rumuri rungana gutya. Stage niyo iba igomba kwaka, muri audience ho ntabwo urumuri ruba rukenewe. Rero ibi ngibi ahantu byaje kugirira ingaruka nuko ahagana mu gice cya nyuma cy'igitaramo kiri kugana ku musozo, hari uyu muhanzikazi Karole Kasita. Ababonye performance ya Karole Kasita, yaperforminze hijimye, yaperformingaga ubona, kubera ko byaje kuba ngombwa ko bazimya ya matara yo hejuru asanzwe kugira ngo wenda stage aba ari yonyine isigara yaka. Ibyo rero byahise bituma stage nayo urumuri ruba rukeya. Ku mafoto murabizi ko kamera ziba zifite ama speedlight cyangwa ama flash, hari n'ukuntu wongera urumuri. Niyo mpamvu urebeye ku mafoto yasohotse ntabwo wabibona ko stage yari yijimye, ariko mu by'ukuri abantu bari kuri field babibonye. Pius na Kasita baperforminze hijimye, byari bigoye. Iyo yari ingingo ya kabiri mu bitagenze neza mu gitaramo cya Genesis Comedy. Ingingo ya gatatu, time management cyangwa gukoresha igihe. Yego birumvikana ko abanyarwenya bose cyangwa abaperformer bose ntabwo bagira iminota ingana kuri stage, kubera ko n'amazina yabo atangana, n'uburyo bashimisha abantu ntabwo bingana. Niyo mpamvu habaho performing iminota 5, undi agaperforming iminota 10, undi agaperforming 15. Ibyo ni ibisanzwe, nta kibazo kirimo. Ariko ibi ngibi byaje gutuma umuhanzi wagombaga guperforminga aza guhagarikirwaho igitaramo. Uyu Karole Kasita yaperforminze indirimbo nk'ebyiri gusa, harimo n'iyo yakoranye na DJ Pius, ubundi bahita bamuhagarika kubera ko hariya amasaha ni amasaha arubahirizwa cyane. Iyo wakoreye muri aya mahema ya Camp Kigali, isaha ntushobora kuyirenza. Rero ntekereza ko hari abagiye bapfusha ubusa umwanya kuri stage, biza gutuma amasaha bafata, na cyane ko hari abanyarwenya batigeze baperforminga kandi baramamajwe. Abitabiriye iki gitaramo ntabwo bigeze babona Rusine ntabwo ya performance, ntabwo umushumba ya performance, n'abandi nabo ngabo nkubwiye gusa kugira ngo byibuze wumve ko ntabwo umuntu aba yibeshye, cyangwa ntabwo ibi tuba tubikora kubera ko dushaka gupfobya, ahubwo tuba turi kuvuga ibitagenze neza kugira ngo bitabikosorwe. So time management nayo igirebwaho kugira ngo byibuze abantu bose bamamajwe baperforming, kuko hari umuntu azanywe n'uwo muntu
yumvi kubera ko amukunda, kubera ko ari we mushimisha, akishyura kugira ngo azamurebe. Ariko ntabwo biba ari byiza buriya kuba waje kureba umuntu ubundi ugataha ataperformance. Time management ntabwo yagenze neza rwose. Ikindi cya kane, ingingo ya kane, abanyarwenya bo muri Jen's Comedy wagira ngo ntabwo biteguye, wagira ngo ntabwo bari bazi ko bafite performance yo kwizihiza imyaka 3 Jen's Comedy maze ibayeho. Wagira ngo ntabwo bari bazi ko bagiye guperforminga kuri stage imwe n'aba bagabo bakomeye b'i Bugande barimo MC Marachi, barimo Madrat and Chico n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ahangaha impamvu mvuze ngo wagira ngo ntabwo biteguye, cyangwa hari umushuti wawe wakitabiriye uze kumubaza, nta munyarwenya wa hano mu Rwanda wigeze akoma abantu. Niyo terime bakoresha mu bijyanye na comedy, usanga ari kuvuga ngo yakomye. Rero ku mugoroba nta munyarwenya muri Jen's Comedy wakomye abantu nk'uko bisanzwe, nk'uko dusanzwe tubazi. Ntawe. Yego baperforminze, banaperforminga neza biri aho ngaho, ariko ntabwo wabonaga atari ya performance yicaye ngategure ku buryo ari bukubite joke abantu bose bakavuga bati wow. Ubusanzwe dusanzwe tuzi ko ari abanyarwenya beza, baradushimisha, duhora tujya kubareba, baradusetsa pe, turanabemera. Ariko ku mugoroba bari hasi. Jye mwemera tujye tunababwiza ukuri, ntitugahore dushimagize n'ibitari ibyo gushimira. Bose abanyarwenya bo muri Jen's Comedy n'ijoro ryakeye ntago mwigaragaje, ntago mwaperforminze neza, mwari muri hasi cyane ku bijyanye na performance. Wagira ngo ntabwo mwiteguye, wagira ngo ntago mwari muzi ko mugiye guhurira kuri stage imwe n'abagabo nabonye hariya b'Abagande bakubita abantu, umugabo araza agacugusa ikibuno ukavuga uti hehe. Ikindi byari bikwiye kuba isomo ko mwigira kuri aba Bagande bababanjirije muri ibi bintu bafite amazina akomeye. Ntabwo buri gihe joke cyangwa comedy ari ukuza kuvuga abantu uri kureba aho ngaho. Abo bantu badahari nta comedy wakora. Rwose performance y'aba basore bo muri Jen's ku mugoroba yari ku rwego rwo hasi, kuko nta wabashije kudusetsa nk'uko dusanzwe tubaziho badusetsa mu yindi minsi isanzwe ya Jen's Comedy. Nimba batariteguye, nimba batarakoze rehearsals zihagije, nimba bataratekereje blague menshi, simbizi, ariko mu by'ukuri byari hasi pe, mwari hasi pe. Abagande baraye babakomye, wagira ngo ntago biteguye rwose. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ingingo ya gatanu ari nayo ya nyuma mu bitagenze neza mu gitaramo cya Jen's Comedy mu ijoro ryakeye, cyari igitaramo cyo kwizihiza imyaka 3, ariko mu by'ukuri wabonaga ari igitaramo gisanzwe. Wagira ngo nyine nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko ari igitaramo kidasanzwe, ari igitaramo bashyizemo imbaraga, ari igitaramo cyo kwizihiza iyo myaka 3 mumaze mudusetsa. Rwose wabonaga ari ibintu bisanzwe nyine biri aho ngaho, bitandukanye cyane n'igitaramo bakoze bizihiza imyaka 2 bari bamaze. Abitabiriye igitaramo cyo kwizihiza imyaka 2 ya Jen's Comedy bararyohewe, baranyuzwe, babonye show iri ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'iyi ngiyi yarayibaye yo kwizihiza imyaka 3 ya Jen's. Nta keke yari hari, nta birango byagaragazaga ko ari anniversary, nyine wabonaga ari nka Jen's Comedy isanzwe tu, nta gishya. Mu gihe wazanye abanyamahanga nka bariya, abagabo nka bariya bamenyereye comedy, bamaze imyaka ingahe bakora show nka ziriya, mwagomba kubakanga nyine mugategura ibintu bakabona ko kuko ari anniversary. Ako wabonaga ari show isanzwe rwose inaciriritse pe.
wabonaga nta kidasanzwe mbese cyari cyabaye, wabonaga ari Genesis Comedy isanzwe kandi mu by'ukuri byari anniversary. Nizo ngingo eshanu twagombaga kugarukaho ku bitagenze neza muri Genesis Comedy yarayibaye mu ijoro ryakeye yifatanyije na Comedy Store yo muri Uganda. Agezweho mu myidagaduro, ntugacikwe buri munsi kuri Today 250.